mureke ibintu byo guca imanza, gucirirana imanza muri bene data ntabwo ari byiza. Uyu munsi wa none wabona umuntu ari mubi mu gitondo cy'uyu munsi, mu kigoroba cy'umunsi akaba yahindutse. Niyo mpamvu uyu munsi wa none wirinde gucira urubanza ba Kiristera, ba Kirisitina, wirinde gucira urubanza ba Fanina, ba Fabiola. Wirinde kandi, kuko ndagira ngo nkubwire ko umurimo wo guca urubanza ntabwo ari umurimo wawe. Ijambo rivuga iki? Ijambo riravuga ngo umuntu wese azicara ku ntebe Imana ibashe kugira ite? Imana ibashe guca urubanza kandi itange igihembo gikwiriye ibyo buri umwe wese yakoze. Bakunzi kandi bene data, mwebwe mudukurikirana mu rwego rwo kugira ngo tube tuganira ku magambo y'Imana, nongeye kubaramutsa, mbaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha rwose. Rero amazina ni ya yandi, ntabwo yahindutse. Ni Revera Pastor Inyasi. Rero tugiye kubana mu ijambo nahaye titire ivuga iki? Tugiye kuba tuganira ku magambo nahaye titire ivuga ngo ntabwo abantu bose bazi impamvu uri uwo uri we. Ndetse nawe ubwawe ushobora kuba nta makuru ufite. Baba ababyeyi nta makuru bafite, abaturanyi nta makuru bafite, abo mwaba muganira mu buryo butandukanye, ndagira ngo nkubwire ko nta makuru bafite rwose. Kuko ndagira ngo nkubwire iki? Ibyo byose harimo umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kuko uraje urushirizeho gusobanukirwa ko byose ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kandi reka dusenga Imana. Imana y'amahoro, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa, nanjye ndakwizeye kandi ni wowe niringiye muri aka kanya. Ndagusenze kandi ndagusabye Uwiteka Mana nziza ngo uzubane natwe muri iki kiganiro, kubwo kuganira ku byanditswe. Mbaraga z'Umwuka Wera zize muri aya magambo kugira ngo turushirizeho kuyasobanukirwa kandi turushirizeho kumenya ukuri mu mwanya wa nyawo, ndetse biri ku rugero rushyitse, kuko ab'iki gihe dukeneye ijambo. Kandi ngo tuzamenye ukuri niko konyine kuzatubatura. Nanjye niyo mpamvu ngusabye nkomeje ngo ukomeze kubana nanjye, ukomeze kundinda, kandi Nyiringabo Imana imbaraga z'Umwuka Wera zize ku buzima bwanjye cyane, kugira ngo ndushirizeho Nyiringabo Imana gusobanura aya magambo. Nyiringabo Imana binyuriye mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ntabari njyewe, ahubwo nguhaye ikaze na karibu, kandi ngo ubane n'abadukurikiranye bose, kugira ngo Nyiringabo Imana babashe kugira uburyo bwo gutega amatwi, ndetse Nyiringabo Imana no kubasha kumva iby'Umwuka abwira itorero mu gihe gisa n'iki nk'ikiri kugaragara mu gihe cyo mu bihe biheruka ibindi bihe. Data, abadukurikiranye barushirizeho kumva ndetse no gusobanukirwa buri kimwe cyose mu izina ryacyo. Ngaho rero rushirizaho kubana natwe muri byose ndetse no kubwa byose. Umucyo w'Imana akomeze kugaragara ku buzima bw'umuntu ukurikiranye iki kiganiro, ndetse uteze n'amatwi kubwo kumva Nyiringabo Imana ubu butumwa binyuze mu ijambo ryawe.
data niko ngusabye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Rero tugiye kujya mu bacamanza n'urwandiko turajya hehe? Turajya mu bacamanza. Abacamanza ibice 14. Turahera hehe? Turahera ku murongo waho wa mbere. Titire yaho ivuze iki? Titire yaho iravuze ngo Samusoni abenguka umukobwa w'umufilisitiya. Oya, ntabwo ari Samusoni uri mu Rwanda, ntabwo ari Samusoni uriho uyu munsi wa none. Generasiyo yose igendana n'abantu bayo. Rero uyu munsi ijambo rivuze iki? Ijambo riri kubwira njyewe nawe mukundwa. Oya, ntabwo ari Samusoni uriho urabwirwa uyu munsi, ahubwo hari bande? Hari ba Samusoni uyu munsi, kandi hari ba Samusoni bariho uyu munsi wa none bakwiriye kumenya ukuri binyuze mu ijambo, bakamenya icyo gukora. Umurongo waho wa mbere uravuze ngo nuko Samusoni aramanuka ajya Imuna, abona umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze arazamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa Imuna uwo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mumunsabire. Reka nkubwire, hari bene data benshi muri iki gihe cyacu badakeneye iki? Badakeneye kurongora abakobwa bo muri korari, badakeneye kurongora abakobwa bo muri bene data, kuko Samusoni ntabwo yigeze areba mu itorero. Oya, Samusoni yabaye arimo aragendagenda, agera ahantu mu tubyiniro, agera ahantu mu tubare, agera ahantu hatandukanye mu nsisiro z'indaya. Yaje kubona abakobwa bambaye utumini, yaje kubona abakobwa bikoroze ndetse bagakoroga umubiri wabo bya nyabyo. Aravuga ngo njyewe ndabona nkwiriye kugira gute? Ndabona nkwiriye gucagura. Amaso ye atangira kuyarebesha abapaganikazi, atangira no gucagura rwose. Ariko usobanukirwa n'iki? Sobanukirwa neza amagambo ababyeyi baje kuba bavugana nawe, ushobore gusanga nawe ariyo magambo umushumba wawe ari kuvugana nawe mu gihe cyawe mukundwa. Ushobore gusanga nawe aya magambo urimo urayabwirwa. Ku murongo waho wa kangahe? Ku murongo waho wa 3 havuze iki? Ngo nuko se na nyina baje kuba bamubaza bati, mbese nta mugeni uri mu bwoko bwacu bwose byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Baje kuba bamureba nabi. Reka nkubwire, ababyeyi baje kuba bamureba igitsure, bamurebye nabi. Mama we, papa we, baramurebye, baramwitegereza isesemirabira, bamureba nabi ndetse bamubwira amagambo akomeye. Babaye bamubwira iki? Baramubwiye batariko ubundi ubwo ngubwo muri Zayoni Temple, mu itorero ryose muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, nta mukobwa mwiza waba wabengutsemo. Oya, muri Zayoni Temple hose nta mukobwa wabengutse. Ese ubundi muri ADPR nta mukobwa waba wabengutse kugeza ubwo ujya kuri 40 gushakisha abakobwa bigenza? Nta soni ugira? Mbega wowe! Bamurebye nabi, bamubwira amagambo akomeye. Baramubwiye, baramubwira bati, mu Babatista mu Rwanda, mu Babatista ku rwego rw'isi, nta mukobwa mwiza waba wabengutsemo. Mbega wowe! Nta soni zo kugurura umunwa ukatubwira ngo wabengutse umupaganikazi. Bamubwiranye umujinya, bamubwiye amagambo akomeye cyane. Reka turushirizeho kumva aya makuru ko ateye. Kandi ku murongo waho wa 4 havuze iki?
ariko se na nyina ntabwo bari bagize bate? Turacyari ku murongo waho wa gatatu. Yaje kuba ababwira iki? Ngo nuko se na nyina baramubaza bati mbese nta mugeni uri mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Ariko Samusoni umva amagambo yaje kubababwira. Samusoni yaje kuba ababwira amagambo akomeye. Samusoni abwira se na nyina ati nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Samusoni yaje kuba yitegereza ababyeyi, arabitegereza n'uburakari bari bafite bwinshi. Yaje kuba ababwira iki? Samusoni yarababwiye ngo ngewe uko biri kose muransabira nde? Muransabira uriya mupaganikazi. Yarabarebye arabitegereza arababwira ati uriya mupaganikazi iyo amaze gusoma kuri karikeri, iyo amaze gusoma ku nzoga, izi nzoga zitari rufuro, amaze kunywa nko kuri karikeri, ndagira ngo mbabwire ngo aramwenyura nkishima. Uriya mukobwa nubwo ari umupagani, iyo yambaye akamini aragendagenda nkumva ari sawa, ngewe nkumva ndushijeho kumukunda. Mbese muransabira uwo nguwo kuko ngewe numva ari we nakunze. Oya, iyo yambaye hari ukuntu ajya yambara utuntu tugaragaza inugu, tugaragaza igituza, mbese hari ukuntu agira imyambarire, hari inkweto ajya yambaraho ukuntu, mbese ngewe nkumva ndamukunze. Oya, ntabwo nitaye ku kuba ari umupaganikazi, ntabwo nitaye ku kuba ari umusinzi. Ndagira ngo mbabwire iki? Ndagira ngo mbabwire ko muransabira uwo nguwo ngewe ni uwo nakunze. Reka nkubwire, hari ibisobanuro byinshi ujya ubasha guha umushumba, hari ibisobanuro byinshi ujya ubasha guha perezida wa korari, hari ibisobanuro byinshi, hari ibisobanuro byinshi kandi. Oya, mbese Samusoni yarababwiye, ababwira ibintu byinshi cyane. Oya, yarababwiye wumve ngo kandi yarababwiye kugeza ubwo yababwiye ati byonyine kureba ishusho ye n'isura yiwe, iyo mbirebye birankurura cyane ku buryo mbasha kureba muri bene data bose bakijijwe, bariya bitega ibitambara, bariya bambara imyambaro igeze ku birenge. Oya, njya nitegereza nkabona oya nta mukobwa n'umwe biri ku rwego ruri sipesho ku isi nari nabona nkunze se cyangwa unkurura nkumva muri ngewe ndamunezerewe nk'uko narangije kwiyumvamo uriya mukobwa wo mu bapaganikazi. Mbese abasobanurira ibintu byinshi kugeza ubwo yanababwiye ati hari n'igihe ajya afata igihe akajya mu tubyiniro. Mbese naragenzuye niyo ari mu tubyiniro yagiye kuryoshya, urumva yagiye kuryoshya hari ukuntu aryoshya, ukuntu hari ukuntu agira ibintu by'imikino n'imbyino, ukuntu mbese hari ukuntu njya mwitegereza ukuntu nkabona aranezeza cyane. Yabahaye ubusobanuro buri mu buryo bwinshi butandukanye, arababwira kugeza ubwo yababwiye ngo ibyo mumbwira byose amatwi abyumva nayo mfite, ahubwo ikintu kiriho kandi kiri ngombwa, muransabira uyu mupaganikazi kuko ari we nakunze ngewe. Ariko ntabwo hari iki, ntabwo bari bazi umugambi w'Imana kuri Samusoni. Reka nkubwire,
ntabwo nawe muri korari bazi umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntabwo umushumba azi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Oya, ndagira ngo nkubwire ko muri sosiyete ntabwo baramenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntabwo bazi ko iyo mibereho ubayemo, ntabwo barasobanukirwa neza ko ibi bintu ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe rwose. Reka tujye ku murongo waho wa 4. Murongo waho wa 4 uvuze iki? Bakundwa mwebwe mudukurikiye, mwibuke neza ko ibi ni ibice 14 byo mu rwandiko rw'abacamanza, ni mu isezerano rya kera. Rero ndagira ngo nkubwire iki, ni ku bice 14. Umurongo tugeze ku murongo waho wa 4 kandi. Umurongo waho wa 4 uvuze iki bakundwa? Umva uko umurongo waho wa 4 uvuze kandi. Rushirizaho gukurikirana aya makuru, icyanditswe umenye neza ni iki, ese byubakitse bite? Rushaho gusobanukirwa kandi. Umurongo waho wa 4 uvuze iki? Ngariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Ntabwo umushumba azi umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntabwo azi impamvu uri muri korari ko byaba ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Oya, ntabwo perezida wa korari azi ko byaba ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe kuba uri muri korari. Oya, ntabwo bazi ko kuba uri muri karitsiye ya Nyarutarama, ntabwo bazi ko byaba byaraturutse ku Mana kugira ngo uyu munsi wa none uba uri muri Nyarutarama. Ntabwo bazi ko waba uri umuntu waturutse muri Kongo uyu munsi wa none ukaba uri muri Canada. Ntabwo bazi ko ibintu byaturutse ku Mana. Bashobora kuba bagira ngo aharaho ni mu mugambi w'uburyo bw'amafaranga. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo bazi kuba waraturutse hehe, ntabwo bazi kuba waraturutse muri Canada uyu munsi wa none ukaba uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo bazi ko byaturutse ku Uwiteka. Ntabwo bazi uyu munsi wa none kuba uri umuvugabutumwa biri special ku rwego rw'isi. Ntabwo bazi ko ari umugambi w'Imana kuba warindaya uyu munsi wa none ukaba uri umuririmbyi. Ntabwo bazi ko byaba ari umugambi w'Imana kuba wari iki, kuba wari umusinzi ruharwa, kuba wari umunywarumogi uyu munsi wa none akaba ari wowe uri kuvuga ubutumwa bwiza ku mateleviziyo ndetse ahantu hirya hatandukanye. Ntabwo abenshi bazi ko ari umugambi w'Imana. Ku murongo waho wa 4 n'ubundi, ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. Mama we, reka mubwire, iki ni igihe dusohoyemo ko abasinzi barimo barigabiza itorero ndetse bakigarurira bene data ku buryo butandukanye, biri ku rwego rwo kubahindura ku buryo usanga abantu b'abapasiteri bibereye mu tubare bari kwinywera icupa, usanga abantu b'abavuga butumwa ari bo bari mu murimo w'uburaya, usanga abantu wakabaye uvuga ngo aba ni abantu b'Imana ugasanga bari mu gukora ibintu biteye isoni rwose. Ninkubwira ngo biteye isoni wumve ngo biteye isoni. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko hari umugambi wa Satani kubwo gukoresha abapagani ngo barushirizeho guhindura abantu b'Imana mu gihe gisa n'iki ngiki. Niyo mpamvu iki? Niyo mpamvu uzagira gutya ukabona umuntu wanywaga inzoga biri ku rwego rwo hejuru, umuntu wari umusinzi ndetse umusinzi wa wundi urara mu nkweto, Imana igira gutya ikamuha agakiza, ikamuha amayereko adasanzwe, ikamutoranya mu magana menshi y'abasinzi kugira ngo arushirizeho kugira gute, kugira ngo umwuka w'Imana arushirizeho kumuzaho mu gihe cye, kugira ngo azahindure abasinzi benshi. Kuko ndagira ngo nkubwire ko kuva hehe,
kuva mu itorero ujya guhindura abasinzi nta buryo na bukeya bakuzimo ntabwo byakunda, ariko biroroshye ko waberera imbuto bakurikije ko mwajyaga musangirira icupa bikarangira bavuga ngo Imana yarengeye Kalisa na Kalisiti n'ukuntu bararaga mu nkweto. Iyi Mana natwe tuzayikurikira, kandi ni koko iyi Mana natwe tuzayisenga ku manywa ndetse na nijoro. Niyo mpamvu uzagira gutya ukabona hari bashiki bacu bagiye bakora umurimo w'uburaya ku rwego rwo muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, ukabona Imana irabahamagaye mu magana menshi y'abasambanyi, mu magana menshi y'abanyabyaha. Kubera iki? Aba bantu nibamara gufata umwanzuro wa nyawo, aba bantu bazahindura abantu benshi ku gukiranuka, bazahindura abagabo benshi bagiye baryamana nabo, bazahindura abagabo benshi bari babazi ku rwego rw'uko ari indaya ndetse ku rwego rw'uko bari abantu bazwi ko bigurisha kuri uyu murimo w'uburaya. Rero ntabwo abantu bazi impamvu Imana yaguhamagaye mu magana menshi y'indaya. Ndagira ngo nkubwire, oya na paseri ntabwo azi umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Arakurora gutyo muri korari, arakurora gutyo mu bakirista ashumbye, ariko ntabwo azi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ko ari wowe muntu ukomeye ugiye guhindura amagana menshi n'amatiriyari y'abantu benshi ku rwego rw'isi. Kuko aka kazi waragakoze ndetse uragakora ndetse urashishikara cyane uragakora. Uyu munsi wa none ukaba ugiye kugira gute? Ukaba ugiye gutera urutambwe, ukaba ugiye gutera urutambwe mu rwego rwo guhindurira abantu benshi ku gukiranuka. Kandi rero bakundwa mu mwami, ikintu nababwira nuko mureke ibintu byo guca imanza, gucirirana imanza muri bene data ntabwo ari byiza. Uyu munsi wa none wabona umuntu ari mubi mu gitondo cy'uyu munsi, mu kigoroba cy'umunsi akaba yahindutse. Niyo mpamvu uyu munsi wa none wirinde gucira urubanza ba Kiristera ba Kirisitina, wirinde gucira urubanza ba Fanina ba Fabiora, wirinde kandi, kuko ndagira ngo nkubwire ko umurimo wo guca urubanza ntabwo ari umurimo wawe. Ijambo rivuga iki? Ijambo riravuga ngo umuntu wese azicara ku ntebe Imana ibashe kugira ite? Imana ibashe guca urubanza kandi itange igihembo gikwiriye ibyo buri umwe wese yakoze. Rero ntabwo uzi impamvu ya buri umwe wese, niyo mpamvu nshyizeho stop kuko ubumbura umunwa uca imanza kandi muri wowe utazi neza ibi bintu uko byubakitse. Umuntu wese Imana imuhamagara ari igikoresho kigomba gukora aho kigomba gukora kandi mu gihe gikwiriye. Rero reka dusoreze hehe? Reka n'ubundi dusoreze mu ijambo riboneka hehe? Reka dusoreze mu ijambo riboneka mu byahishuwe ibice 22 ku murongo waho wa 12. Imana ije guhemba no guhana bakundwa. Wirinde guca imanza kuko urubanza uca nawe ari rwo uzacirirwa, kandi Imana ije kugororera buri umwe wese ibikwiriye ibyo yakoze. Niyo mpamvu muri iki gihe kirimo kiraheruka, muri iki gihe kiri kugaragara nk'igihe cyo mu bihe biheruka ibindi bihe, Imana iri gukora cyane kandi iri gukoresha abantu udashobora kumenya yuko yakabaye irimo irabakoresha. Rero witonde, ahubwo umenye umwanya urimo ndetse n'umwanya ukwiriye guhagararamo, kuko Imana iraje vuba bidatinze, kandi Imana ije kugira ite? Imana ije guhemba ndetse no guhana.
murongo wa 12 uvuze iki? Ibyahishuwe ibi ni ibyahishuriwe Yohana, ibice 22 ni ku rupapuro ruhera, ndetse ni ku murongo waho wa 12 urajya ugenda wumva kabiri garukamo. Ijambo rivuze iki? Ijambo riravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Zina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. 13 havuze iki? Ngo ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Aya ni amagambo akomeye. Imana niyo tangiriro, Imana niyo herezo. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo igifite itangiriro gifite n'iherezo, kandi nta kintu na kimwe kiri ku buzima bwawe cyagize itangiriro kitazagira n'iherezo. Rero reka dusengere muri iri jambo rivuga ngo Imana ije guhemba no guhana, kandi ije kugororera buri umwe wese ibikwiriye ibyo yagize ite, ibikwiriye ibyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire ko Imana iminsi yo kujijwa yarangije kuyirengagiza, ahubwo aho umariye kumenya ukuri, kandi ukuri ariko kugomba kukubatura, Imana niho itangira kugira gute? Niho itangira kubarira ko wamenye ukuri. Niyo mpamvu wirinde iki? Wirinde guca imanza. Uyu munsi wahura n'umuntu mu gitondo ari mu bidafite umumaro, ariko Imana ku mugoroba w'umunsi kamwiyereka, akava mu bidafite umumaro, agafata umwanzuro bya nyabyo, ubu utazongera gusubira inyuma ukundi, agakora ndetse agakorera iki? Agakorera isi nk'uzayivamo, agakorera ijuru nk'uzaritaha. Ni koko kandi agafata umwanzuro muri byose ndetse no ku bwa byose. Wowe ukazagira ute? Ukazajya kujwigirira ikuzimu ku bw'ayo magambo yawe wirirwana mu gitondo ndetse n'ikigoroba. Wihannye kunywa inzoga, wihana kunywa itabi, yewe wihannye n'ubusambanyi, ariko uri umusinzi wabigize umwuga, kuko urasinda guturuka ku wa mbere kugera ku minsi 7 ku bw'amagambo atakuva mu kanwa. Wowe reka dusenge Imana. Imana ikomeze kukwitaho, Imana ikurebana amaso y'imbabazi mukundwa, kuko Imana ije guhemba ndetse no guhana. Uri Imana nziza, uri umurengezi kandi uri umurokozi. Uri Imana ishobora byose. Uri Alufa na Omega, uri itangiriro n'iherezo. Ntawakubanjirije ndetse nta n'uzaguheruka. Data, ndagusabye ngo wongere umubare w'abakizwa, ugabanye umubare w'abarimbuka. Ongera umubare Nyiringabo Imana wabandikwa mu gitabo cy'ubugingo mu gihe gisa n'iki ngiki. Uwiteka Mana nziza, Nyiringabo Imana, ndasenze cyane Data ngo aya magambo agire benshi anyeganza inkingi z'imitima, hagira imitima ya benshi yugurukira Data kurushirizaho kugukomeraho ndetse no kugushikamizaho umutima bya nyabyo, kandi biri ku rugero rukwiriye, kandi biri ku rugero rushyitse. Yewe wa munyembaraga we, mamagaye indaya nyinshi mu gihe gisa n'iki ngiki Nyiringabo Imana ngo zikizwe kandi zakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Mamagaye abasinzi benshi kugira ngo bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mamagaye abagome ndetse n'abarozikazi Nyiringabo Imana ngo bahindukirire umwami, bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza muri iki gihe cyabo. Yewe wa munyembaraga we, yewe wa murengezi we kandi wa murokozi we, ndasenze ngo wongere umubare mwinshi muri uru rugendo rufunganye Nyiringabo Imana. Iyi nzira y'urugendo rufunganye Uwiteka Mana nziza, reka hongere kugaragarwamo abantu bari mu buryo butandukanye kuri aba bantu nsengeye,
ngaho komeza kwitamurura, komeza kugaragaza imbaraga z'umwuka wera, ndetse nyiringabo Imana no kugira abantu benshi ufatamiri, no kugira abantu benshi uhubuza mu muriro nyiringabo Imana mu gihe gisa n'iki ngiki. Gira benshi uhubuza mu itanura ry'umuriro, gira abakobwa n'abahungu benshi wihesherezaho izina ryawe icyubahiro nyiringabo Imana. Urakoze kubanye natwe binyuze muri iri jambo, urakoze ko hari abakobwa n'abahungu nyiringabo Imana ubashije kwigabiza ndetse no kwigarurira cyane. Urakoze ko hari abantu benshi data babashije nyiringabo Imana kurushirizaho kukwizera ndetse no kukwiringira nyiringabo Imana. Reka tuzakire amatelefone menshi aduhamagara, tugira abantu benshi twatuza nyiringabo Imana kukwakira nk'umwami ndetse n'umukiza wa benshi. Data nanjye nzagushima, kandi ni koko n'ubundi ndagushimye binyuze mu ijambo. Data niko ngusabye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.